Hari imvugo zikunda kuvuga yuko imyaka ari imibare, abandi ngo usaza byonyine gusa cyagiye uzaba wowe ubwawe uri kubyiyumvamo. Ariko byanga byakunda gusaza ni ibintu utagira aho bicikira, wabyanga wabyemera ni itegeko karemano ry'ubuzima. Nubwo ariko biremetse nk'uko nguko, uzumva unabona abantu bashaje imburagihe. Iki ni cya gihe ushobora kubona umusore w'imyaka 20 ukaba wamitiranya n'umugabo w'imyaka 38, cyangwa se ukabona inkumi y'imyaka 15 ukayitiranya n'umudamu w'imyaka 25. Iki gihe tuvuga yuko aba bantu bashaje imburagihe. Nuhura n'ikibazo nk'iki kenshi uzumva igihe uzaba uteraniye mu rungano baguserereza bakubaza bati ese sha waba warateye inda? Abandi batari komani ese wakuriye aho mana? Naho abandi bati umuhungu yashaje wallahi. Ni imvugo nk'izo utazasiba kumva zigaragara mu rungano rwawe igihe bakubonaho ibimenyetso byo gusaza imburagihe. Ariko se biterwa n'iki kugira ngo umuntu asaze imburagihe? Ku rundi ruhande ni kenshi ubona abantu basa nk'abana bato kandi bakuze, ukabona umuntu yarakuze cyangwa se asazanye itoto. Ku banezi neza nk'urugero umukinnyi wa za filimi wamamaye mu bihe byiwe nka Donnie Yen ku myaka yiwe 65, iyo umwitegereje ubona asa n'agasore k'imyaka 28. None ikibazo cyo kwibaza kuri iyi ngingo, ubundi banga ni irihe? Ahubwo se wabigenza ute kugira ngo usaze neza, witonze, usa neza, ufite power, stamina, uri fiti, ugaragara nk'ukiri muto ukanasazana ingufu, yewe ukanasaza udafite za ndwara karande zizwi nka maladie chronique. Gusa urebye neza izingiro ryo kudasaza imburagihe ahanini rifungiye ku bwoko bw'ibyo turya. Ni nayo mpamvu uvuga yuko turi ibyo turya dusa cyangwa tukagaragara bitandukanye ahanini bitewe n'ubwoko bw'ibyo turya. Hari abantu bajya mu buzima butandukanye nubwo bari bamenyereye bagahinduka neza burundu ku buryo mushobora no guhura neza ntumenye ko ari wa muntu wari usanzwe uzi. Ibanga rizingiye ku cyo kurya, bikaba akarusho iyo gihegerekejwe n'umwitozo ngororamubiri, ibi bizwi nka exercice physique. Uyu munsi rero giye kukumenera ibanga utigeze unabwirwa na benshi mu badokiteri cyangwa se abaganga kuri iki kibazo cyazonze benshi mu bantu b'ikiragano cyacu. Nitwa Mutavo Ismael, dushyigikira ukanda like, ariko kandi wibuke gukanda kuri iyo nzogera iri munsi y'ikiganiro ukora sabone cyangwa subscribe niba utarigeze uyikora kuri iyi channel. Ni inkunga tugusaba mu rwego rwo kwagura umuryango mugari wacu wa YouTube Mutavo Official. Reka ariko kandi nkwifurize kubaho neza no kuramba, burya Imana y'u Rwanda igira neza. Noneho rero aha hari amoko agera ku 10 ngiye kukubwira y'ibyo kurya ushobora gutangira kwimenyereza bikaguhindura ubuzima bwite, ugasubirana itoto cyangwa se ukarihorana ugatunga baby face, ukaba handsome, ukaba icyuki, umwana uvugisha bose, umusaza usazanye ubwiza, itoto n'akabaraga, umukecuru w'inkumi. Ngaho ikaze mu kiganiro. Number 1, icyambere ngiye guheraho ni urubuto rwitwa poivro zitukura, cyangwa se icyo twita mu rurimi rw'icyongereza red bell pepper. Izi ni poivro zipakiye mu bwoko bw'intungamubiri ziha umubiri wacu ubudahangarwa, cyane cyane izizwi nka carotenoid. Bishatse kuvuga yuko zikungahaye kuri vitamine C na vitamine E, cyangwa se vitamine C na vitamine E. Reka nkubwire yuko iyo tuvuze carotenoid tuba dushatse kuvuga kuriya kuntu ikimera kiba gitukurije gifite ibara ry'umuhondo cyangwa se orange. Uko gutukuriza rero iyo ukiriye ibyo biha umubiri w'umuntu ubushobozi
bwo kubaho utabyimbirwa, udashuka uduheri cyangwa kugira uburyaryate. Byose biterwa n'ikarotenoide. Ubusanzwe siyansi ivuga yuko atari byiza kwiyanika izuba cyangwa kugana ahantu hari umwuka mubi, air pollution. Ibyo rero iyo ukunda kurya ubu bwoko bw'izi puwavuro z'umutuku bigufasha guhangana n'ingaruka z'ibi bintu. Izi puwavuro zitukura kandi nk'uko nabikubwiye zikungahaye kuri vitamine C na vitamine A, byongera ubushobozi bwa poroteyine izwi nka collagen. Collagen rero ishinzwe kubaka uruhu rugatohagira, rugakweduka, ndetse iyi collagen ikanatuma imikaya ihuza uruhuriro rw'amagufwa imera neza, ndetse n'ibindi ndaza kukubwira. Ngaho rero tangira ukoresha izi puwavuro zitukura, ndabizi uruhu rwawe ruzagushimira. Nanone icyo kwibaza ariko, wakwibaza uti izi puwavuro ni gute zitunganywa kugira ngo umuntu azirye? Ushobora kuzifata ukazironga cyangwa se ukazoza, ubundi ukazicamo uduce duto bizwi nka slice. Ushobora kuzirya nka salade cyangwa se imisi, cyangwa se ukanazikaranga. Icya kabiri ni icyayi kibisi, green tea cyangwa se thé vert. Ubu ni ubwoko bw'icyayi kiba gisa n'icyatsi kibisi. Kuri uyu mubumbe mu buzima, iki cyayi nakwita ko ari kibisi ni kimwe mu binyobwa by'ubwiza buhebuje ku mubiri wacu, neza by'ingenzi nk'amazi. Iki cyayi gipakiyemo intungamubiri nyinshi, cyane izigabanya ubushobozi bwo kuba umuntu yafatwa n'indwara z'umutima. Kigabanya ubushobozi bwo gutakaza ibiro mu buryo bworoshye, by'umwihariko kuri babandi bafite umubyibuho ukabije. Iki cyayi birarenga cyangwa se iyi green tea ikanaduha ubudahangarwa bwo kuba utafatwa n'indwara y'ikigome nka kanseri. Ubushakashatsi bugaragaza ko iki cyayi kibisi gifasha umubiri mu kurinda ubwoko bw'ibinyabutabire bishanyaguza utunyangingo tw'uruhu n'umubiri bizwi nka free radicals, cyane iyo twazamutse ku gipimo cyo hejuru. Yibitsemo ikindi kinyabutabire kizwi nka polyphenol. Iyi polyphenol nayo ubushakashatsi bugaragaza yuko nayo ituma uruhu ruhora rutohagiye sana. Ikiribwa cya gatatu kizatuma uhorana itoto nta kindi ngiye kukubwira usibye ipapayi. Iki nicyo gihe ngo nkukundisha urubuto rw'ipapayi ku kigero kirenze icyo wari warigeze urukundaho. Izi ni zimwe mu mbuto zuje icyanga ku bazirya, zigakungahara kuri vitamine, imyunyungugu n'intungamubiri zituma umuntu adasaza. Zizwiho ubushobozi bwo guha uruhu rwacu ubushobozi bwo gusaza neza no gukweduka cyane, elasticité. Nukunda kuyirya ipapayi, ndakurahiye ni nka nyaripayi. Tukivuga ibirwi, yikungahaye ku myunyu nka calcium, magnesium, phosphore, potassium. Ifitemo amavitamine atabarika nka vitamine A, vitamine C, vitamine K, vitamine E, yewe na vitamine B. Ipapayi ifitemo ibinyabutabire cyangwa se enzyme izwi nka enzyme papain, ituma uruhu rwacu rudashuka ibiheri cyangwa ngo rubyimbirwe. Nukenera kuyifata ku ifunguro ryawe, ibyiza nuko wayifata igihe cyo gufungura ibyo kurya bya saa sita. Ushobora kuyikoresha nka mask ku isura igihe bigeze mu masaha y'umugoroba. Ibintu bizagenda neza sawa cyane. Bikore uruhu n'isura yawe vuba cyane, bizagushimira kubera iyi papayi. Ikiza ku mwanya wa kane ni imboga za broccoli. Ubu ni bumwe mu bwoko bw'amashu y'igitangaza mu kurinda no gukereza ubusaza, cyane ikungahaye cyane kuri vitamine C na K. Izi ku meza ni igitangaza, zifasha umubiri mu kugira ubushobozi bwo kutangirika. Broccoli zoroshya zikanatunganya igogora, zikungahaye kuri vitamine B9 inakunze kwitwa folate.
ningize mu kurema imisoro zitukura red blood cells no guha ubuzima buzira umuze utunyangingo cyangwa se ingirabuzima fatizo z'umubiri. Borokori ikize cyane kuri carotenoide ifasha ijisho gucangura amabara neza umuntu akareba nta nkomyi, nayo kandi irinda amaso kuba yakwangizwa n'imirasire y'uburozi ikomoka ku zuba. Borokori ni igitangaza nanone ku buryo ikize no ku myunyungugu yo mu bwoko bwa calcium. Kugira ngo umubiri w'umuntu ukore ubwoko bw'ibinyabutabire cyangwa se bw'intungamubiri zo mu bwoko bwa proteine izwi nka collagene, umubiri ukenera vitamine C. Iyi collagene niyo yubaka ubwiza bw'uruhu, ikaruha ubushobozi bwo gukweduka, rugashashagirana kandi rugasa neza. Wibuke kandi iyi vitamine C iboneka cyane cyane muri izi mboga za borokori. Ku mwanya wa gatanu turahasanga inzuzi flax seeds. Inzuzi zikungahaye ku bwoko bw'utunyabutabire tuzwi nka ligands turinda umubiri wacu kanseri, kwangirika k'uruhu, hypertension cyangwa se umuvuduko w'amaraso ukabije ndetse n'ibindi. Nvuga ko nazo zituma uruhu rwacu rusa neza cyane iyo ziriwe ari mbisi. Zikize ku ntungamubiri kandi zizwi nka omega free fatty acid zigenera uruhu bwiza budasanzwe. Ni nziza cyane ku bagore cyane ko kuzikoresha buri munsi mu gihe cy'ibyumweru nibura 2 byonyine uhita ubona impinduka ku mubiri wawe, aho ubushongore n'ubwiza butangira kuzamuka ku muvuduko udasanzwe kandi buri munsi. Bavuga ko kuzirya neza bisaba gufata imboga za seleri ugashyiramo ibiyiko 2 by'izi nzuzi ukabihekenyana. Bavuga ko wanazikabushanya n'ibyitwa goodies. Ushobora kuzihekenya zonyine, ushobora none kuzikoramo salade cyangwa se ukazisesha zikavamo ifu ushobora gushyira mu mufa mwiza cyane. Ngizo inzuzi za kinyarwanda rero, mutangire benshi muri mwe muzikoreshe abandi muzifatirane. Inzuzi ku mwanya wa karindwi turasanga izitwa spinach cyangwa se epinari. Epinari rero ni ingenzi cyane ku bijyanye n'ubwiza, zongerera amaso ubushobozi bwo kureba neza kandi zikize kuri heme, iron, magnesium. Epinari zibitsemo hafi ubwoko bw'amavitamine yose uzi. Nkuko nabibabwiye, izi epinari nazo zikize cyane kuri vitamine C, ingabo rutura mu kubaka ubwiza bw'umubiri no gukereza ubusaza. Zikize nanone kuri vitamine A ituma umusatsi ukura ukanasa neza. Epinari kandi uzayisanga na vitamine K irinda umubiri gushuka ibiheri, kubyimbirwa no kuryaryata. Ikimenyetso nyamukuru ko epinari zitanga icyizere ku bazirya kingana 70% mu kugira umubiri utemba itoto. Mu buryo bwo gukoresha epinari cyangwa se kuzirya, bavuga ko ushobora kuziseshamo ikimeze nk'igikomakoma bizwi nka smoothie, waziryamo salade, wazitogoswa bizwi nka sauté cyangwa se ukazitera muri chips cyangwa se firiti. Tugeze ku mwanya wa 8 turasanga ubunyobwa. Ubusanzwe natsi cyangwa se ubunyobwa bukungahaye kuri vitamine A, ishinzwe gusana tumwe mu duce duto duto tw'umubiri, ikanarinda imibiri yacu kwangizwa n'imirasire ikomoka ku zuba. Bukize ku binyamavuta bizwi nka omega free fatty acid, nabyo bikora uruhu neza neza rugashisha kandi rugatemba itoto. Ufite ubunyobwa ntabwo ushobora kwicuza. Ubu burinda imibiri yacu gukanyarara cyangwa se kuzana iminkanyari cyane iyo ukunda kubuhekenya ari bubisi. Number 9 twihuse ku mwanya wa 9 turasanga urubuto ruzwi nka avoka. Avocado usibye no kuba avoka ifasha abagabo gutera akabariro neza, ni nziza cyane ku ruhu n'umusatsi wacu. Bavuga ko avoka ikize ku ntungamubiri z'ibinure byo mu bwoko bw'amafibre cyangwa se fiber, bituma igogora ritagorwa, bituma
bituma kandi umubiri woroherwa no gucagagura intungamubiri zoherezwa mu mitsi mitoya zijya mu mubiri mu buryo bworoshye buzwi nka anabolisme. Avoka yibitseho amavitamine n'imyunyungugu myinshi, ku bwayo kandi ari urubuto rwuje amavuta, nabyo bituma uruhu rwacu rusa neza, iturinda indwara, ikanafasha umubiri mu kuvugurura umubiri igihe ugiye kubaka ingirabuzima fatizo z'umubiri nshya. Ubushakashatsi bwerekana yuko imbuto zikungahaye ku mavuta izo ari iz'akataraboneka mu kurema uruhu no gutanga ubwiza. Mu mwanya wa 10 tuzasanga ubwoko bw'ibiribwa bizwi nk'ibijumba. Ahanini muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ukunze gusanga ibijumba ari ibiribwa bikunze kuhaboneka cyane kandi bicibwa amazi, ariko igitangaje ni bake muri twe babiha agaciro. Hari benshi uzumva bavuga ngo ni ibiryo by'abakene, abandi ngo sinarya ibijumba wanasinda ifuku, ibintu nk'ibyo. Nyamaze ibijumba ahubwo icyo mutamenye ni ibiribwa by'akataraboneka mu isi. Hari ibijumba uzasanga bifite ibara risa na orange imbere. Ibyo ni byiza cyane kuko ahanini biba byifitemo ibinyabutabire byo mu bwoko buzwi nka beta carotene ituma gitukura kigasa nka orange. Bishaka kuvuga yuko ikijumba ahanini kiba gikize kuri vitamine A. Iyi vitamine A niyo iha uruhu ubushobozi bwo gukweduka nka elastique, ukabona umuntu rwose ahora asa nk'umujene muto cyane. Ibijumba kandi aho biva bikagera usanga byibitsemo vitamine nanone ya C na E, zikaba iza mbere mu kurinda uruhu kwangirika. Ibijumba rero niba ushaka kumva icyanga cyabyo uzabiteka nka sandwiches cyangwa se ubikoremo za salade uzitware ku meza. Ushobora kubikoramo amandazi ya breakfast, ushobora kubijya byokije mu ifuru cyangwa se ukabiteka mu mavuta nka za snacks, wanabitogosa. Ibyo byose nta kibazo. Aho bikoresha uhereye none, ndabizi uruhu rwawe uzagushimira. Noneho reka nizere ko ku rutonde rw'ibiribwa maze kukubwira bizakorohereza kubibona ku isoko ryaho iwanyu wegereye. Ariko si nibi gusa, mu bindi biribwa nakubwira ko bikereza ubusaza ushobora gukoresha imboga zizwi nka watercress, gukunda kurya amavuta mu bwoko buzwi nka extra virgin olive oil, inyama z'amafi zizwi nka fat fish, inkeri z'umukara zizwi nka blueberry, kimwe na dark chocolate. Hejuru y'ibiribwa kandi ushobora kongeraho imyitozo ngororamubiri, sport cyangwa se exercice physique, gukunda kunywa amazi ndetse n'indi mico nanone tuzagarukaho mu biganiro by'ubutaha. Mbere yuko soza iki kiganiro nakwibutsa gukanda like niba wagikunze, ushobora gukanda subscribe niba utarayikora, kimwe nuko wakora share ikiganiro kikabasha kugera kure. Ushobora gusiga igitekerezo n'inyunganizi kuri iki kiganiro, kimwe n'ibindi wifuza ko twazakugezaho mu biganiro biri imbere. Ijwi wumvaga ni rya Mutavo Ismael. Nimeho neza kandi muzaronka uburame. Imana iri kwandikira neza naho ubutaha. Bye.